Turabasuhuje nanone nshuti bakunzi bacu, tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino. Tubaye ikaze nanone hano kuri channel yacu ya Isange TV Show. Amazina yanjye ni Uwase Diane, akaba ari njye tubana hano kuri iyi channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku mboga zoroshye kuboneka ariko zifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu. Ni amashu, cyangwa se cabbage. Nubwo abantu benshi bazifata nk'imboga zisanzwe, nk'imboga zidakundwa, ariko zifite intungamubiri zidasanzwe zifasha umubiri gukora neza ndetse n'ibindi byinshi tugiye kurebera hamwe. Niba utarakora subscribe, banza uyikore, hanyuma tubane muri iyi video, kandi ngushishikariza kugira ngo uyirebe kugeza ku musozo kugira ngo urusheho kunguka byinshi n'ibanga riri ku musozo urimenye. Amashu cyangwa se imboga tuzi nka cabbage mu rurimi rw'icyongereza ni imboga zikundwa gukoresha ahantu hatandukanye, ariko nanone hakaba hari ni abandi bantu batazikunda bagakoresha ubundi bwoko bw'imboga nka broccoli, dodo, epinari n'izindi. Ariko uyu munsi wa none tuje kukukundisha izindi mboga zitwa amashu bitewe n'intungamubiri ndetse n'akamaro kazo ku buzima bw'imikorere y'umubiri wacu. Amashu akungahaye ku ntungamubiri cyane. Urugero, amashu arimo vitamine C nyinshi ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, arimo vitamine K ifasha amaraso gutembera neza, arimo fibre zifasha igogora. Ibi byose bifasha umubiri kurwanya indwara no kugumana imbaraga. Reka turebe noneho akamaro ka buri ntungamubiri dusanga mu mashu ndetse n'ibyo bifasha umubiri wacu. Amashu arinda umutima n'imiyoboro y'amaraso, kuko akenshi amashu agabanya cholesterol mbi ndetse bituma amaraso atembera neza. Ibi byose bigafasha kwirinda indwara z'umutima. Aho ngaho turimo kuvuga akamaro k'izi mboga twita amashu cyangwa se shu. Shu kandi nanone ifasha igogora kuko irimo fibre nyinshi ifasha kurwanya impatwe, igatuma igifu gikora neza ndetse ikanafasha mu gusukura amara. Ibi byose ni uburyo amashu akungahaye ku ntungamubiri zifasha cyane cyane umubiri wacu. Shu kandi nanone ifasha uruhu n'ubwiza. Nk'uko ukunda ibiganiro bya Health and Nutrition, iyi ni point nziza cyane kuko vitamine C iri mu mashu ifasha uruhu kumera neza, ikarwanya gusaza vuba k'uruhu ndetse ikanatuma uruhu ruba rufite itoto kandi rusa neza. Ibi byose ibanga nta rindi ni izi mboga z'amashu. Amashu kandi nanone afasha kugabanya ibiro kuko yifitemo karori nke cyane, igatuma wumva uhaze igihe kirekire ndetse kandi akaba na meza ku bantu bashaka kugabanya ibiro mu buryo bwiza. Ni imboga nziza zikize cyane ku ntungamubiri, ariko nanone zigufasha kuba wagabanya ibiro bitewe n'uko nta karori nyinshi dusangamo. Uburyo ushobora guteguramo amashu: ushobora kuyatunganya ukayakoresha mu isosi itetswe, muri salade, cyane ko amashu aba anasa neza uretse no kuba bafite n'intungamubiri, atuma na salade wateguye igaragara neza, isa neza. Nkanga nanone kandi amashu ashobora kuvangwa n'izindi mboga, karoti, kokombure, ukabona bisa neza, kandi ibyo byose bivangwa nayo ndetse nayo ubwayo ni intungamubiri nziza cyane ku mubiri wacu kandi dukeneye. Icy'ingenzi ni ukutarya amashu menshi. Ibintu byose iyo birengeje urugero biba bibi ndetse bikagira ingaruka ku mubiri wacu. Aha ngaha icy'ingenzi rero, ntuyateke cyane kugira ngo ashye cyane, nabyo si byiza. Ikindi kandi uburyo bwo kuyateka ni ukuyateka ku buryo za ntungamubiri zitaza gushiramo, ukayarya wumva gisa n'ahakomeyemo gake, atahiye cyane kugira ngo yorohe cyane bikabije. Tugana ku musozo, amashu si imboga zisanzwe gusa, ni ibyo kurya cyangwa se ni icyo kurya gikomeye cyane gifasha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Gerageza kuyashyira mu mafunguro yawe kenshi, ubona impinduka nziza ku mubiri wawe buhoro buhoro, kandi bigende birushaho gutanga umusaruro. Turagushimiye wabanye natwe muri iyi video ngufi cyane. Twarimo tukubwira akamaro k'imboga zitwa amashu cyangwa se cabbage. Ibuka gukora subscribe, nyaboneka yikore. Niba utarayikora, kindi uduhe comment, inyunganizi, igitekerezo cyawe, byose turabyakira, kandi wibuke no gusiga like. Turabashimiye kandi tubifurije amahoro y'Imana, mukomeze kugubwa neza.